umuhungu wo mu rugo rw'abakirisitu azamura ijipo y'umukobwa akumva ko bimeze imbere y'ikariso agatera inda. Umuhungu wo mu rugo rw'abakirisitu ntabwo bibaho. Kubera iki? Umuhungu wo mu rugo rw'abakirisitu yahishe iwabo imyaka 3 ko afite umwana hanze. Icya mbere cyo urukundo ruravuna kandi urukundo ruraryoha. Uko ubayeho mu rukundo, hari umuntu ukenera udukiye two mu rukundo. Buri gihe akumva ashaka kumva ijwi ryawe uryamye se saa sita z'ijoro uryamye, kwa kundi umurotera mu matwi. Uwo muntu rero kubera ko izo ke aba azikeneye utabasha kuzimuha, hari abandi bazifite. Njyewe uyu mukobwa namugira inama yo kwirebera abandi bafite izi keya. Ndi umukobwa ariko narabyaye. Ubwo ni umufiyemera? Yego, nakundanye n'umuhungu imyaka 4 ishize. Biba ngombwa ko dukora imibonano mpuzabitsina ambwira ko agiye kunshaka, ariko ntabwo ariko byagenze. Byabaye ngombwa ko antera inda, turatandukanye. Njya mu rugo, umwana amaze kuvuka anyoherereza buri kimwe cyose cyitwa igikoresho umwana akenera, ariko namuhamagara kuri telefone akanyandikira ngo ari kumwe na mama we, tuzavugana batari kumwe. Igihe kinini twarandikiranaga gusa ntabwo twahamagaranaga kuri telefone. Namuhamagara nimugoroba ntiyitabe, ariko namwandikira akanyumva. None umwana agize imyaka 3 ntaragira igitekerezo cyo kuza gucyura uyu mwana ngo amutware nanjye anjyane angire umugore. Kandi iyo tuganira arambwira ngo nkomeze mwizere ngo arankunda. Kandi iyo musabye ko nshaka kujya kwerekana uyu mwana twabyaranye, ambwira ko hakiri kare. Ubwo muri make tumaranye imyaka 7 njye nawe, ariko mfite ikibazo. Igituma ngira gushidikanya nibaza niba uyu muntu yaba yubatse cyangwa se atubatse, nuko atajya anyemerera kunyitaba mu gihe cya nimugoroba. Tuvugana ku manywa gusa tukanandikirana iyo bigize nijoro. Noneho namubajije impamvu, arambwira ngo mama we ntabikunda ko avugira kuri telefone nijoro. Ariko imyaka 7 ishize ni myinshi, mungira inama ko ntafite umutima wo gukomeza kwihangana ngo ngumane nawe atazangira umugore, ko mba mbona nta cyizere gihari cyo kuba umugore we, kandi akaba akomeza kumbwira ngo nkomeze mwizere. Mungira inama, ni iki nakora kugira ngo mwikuremo? Ese ibibazo nibajije namwe muri buze kumfasha. Naribaje uyu muntu dukundana yaba ari umugabo ufite urundi rugo, cyangwa yaba ariyo miterere ye? Mumfashe kumva neza iki kintu. Ngewe ndumva amarangamutima yanjye atari kubisobanukirwa. Tubahaye ikaze bakunzi b'Urugo rw'Amahoro TV mwese aho muherereye, tubahaye ikaze. Ariko muri studio nk'uko murimo kubireba turi kumwe n'umutumirwa wacu musanzwe mumenyereye witwa, banza wivuge. Hiro. Witwa Hiro. Umeze neza? Meze neza, ndakomeye. Tubahaye ikaze muri studio z'Urugo rw'Amahoro. Umeze neza wowe? Cyane. Nawe igiti kiri guha akayaga? Nta kibazo. Imana ishimwe. Abantu mwese turabatumiye mwese aho muherereye mu Rugo rw'Amahoro kugira ngo muze mwisanga kandi mwumvemo ikaze. Hanyuma se ngiye kutantumiye? Wowe nakwakiriye maze nabaye n'icyicaro wicaye. Ndabona umeze neza. Nta kibazo. Igitima kirahuha akayaga? Nta kibazo pe. Icyo giti cyawe nagusobanuje ukanga kumbwira sha. Ubundi amahoro y'umuntu ku giti cye. Umuntu wese biterwa n'uko igiti cye kimeze. Iyo kiriho akayaga, kirimo amahoro, abona kiri guha akayaga. Nicyo bishatse kuvuga. Kandi ushaka no kunkugerera no mu ntangiriro z'imizina. Urimo uriyumva gute? Mo ndiyumva neza cyane. Kuba uri kuri kamera wenyine urumva muri studio wicaye wenyine? Yego turi kumwe, ariko kuba uri muri kamera wenyine urimo urumva umeze cyane ko ku giti cyanjye ari guha akayaga nta birenze. Nta birenze cyane.
Abantu batumenyereye mu rugo rw'amahoro rero mu kiganiro SMS, yego. ariko iki kiganiro turimo turateganya kugendera izina tukacyita ijwi ry'umutima. Oh, Mm. niyo twacyita humuriza umutima ntacyo bitwaye, Ijwi ry'umutima buriya abantu bose bizaterwa batwandikira, n'abakunzi bacu uko babyumva uko babyiyumvamo. abantu bose batwandikira, Mm, batwandikira ibiri mu mitima yabo. Ibyo batubwira rero ni amajwi y'imitima yabo abatubwira. yego. Ufite inkuru rero. Mfite inkuru umukunzi wacu yatwandikiye, ariko iyi nkuru numvishe hari ukuntu sinzi uko abakunzi bacu bari buyinegosiye, ariko njye nabonye yancanze iteye agahinda. Mm. Ntabwo mvuga izina rye, murihangana. Urivuze twagufunga. Ariko umuntu waba ugeze hano bwa mbere namushishikariza gukora subscribe, like, comment. Waba utaragera muri groupe yacu tuguhaye ikaze muri groupe yacu. Uraza kugera muri comment, urabona link, uyikandeho winjire muri groupe yacu. Ujye utanga ibitekerezo unyuze muri groupe mu rwego rwo kugira ngo tubashe kuruhurana imitima no kugirana inama zitandukanye. Reka twagiye. Uyu muntu yagize ati muraho neza abagize urugo rw'amahoro TV, ndabakunda cyane, nifuje kubagisha inama kandi inama muzampa ndumva ari izaba iruta iyo nahawe na ba masenge. Abantu badukurikiye muri komenti mutwandikire cyangwa mutange inama kuri uno muntu, ahasigaye mumufashe mugire inama. Natwe tugiye kugerageza uko dushoboye, ariko aba bantu reka nabo bagire gute, Bamugire inama, uruhare rwabo rugaragarire muri komenti bari bumuhe. Mu by'ukuri iyi nkuru irimo irumvikana. ari kwibaza niba umuntu bakundana ari umugabo cyangwa ari umusore. Arimo aribaza ngo uyu muntu dukundana yaba ari umusore cyangwa yaba ari umugabo. Noneho Ese amarangamutima ye niko ateye? nta wundi muhungu yajya gushaka, kuko uyu nguyu amubwira ko agomba gukomeza akamwizera. Ariko ibyo ngibyo ntabwo ari ihame, si kashe yateye. Ariko barabyaranye. Ariko ibyo bintu arimo kumubwira nta hantu byanditse ku murenge. Ariko iyo umuntu mwabyaranye mwara kuza umuntu ugiye mu nda yawe akagaruka. Ngo umuntu ugiye mu nda yawe akagaruka, burya abagabo nibo bajya mu nda z'abagore bakagaruka. Ntabyo uzi se? Ntabyo nzi. Ukiri umwana. Uyu muntu barakundanye, bakundana imyaka 4. Bakundana imyaka 4. Urukundo rwari ruhari, bihanganiranye. None igihe kiragera mu gihe bateganya kubana, umukobwa aravuga ati ariko ubundi ni gute nkomeza kukwicisha irungu kandi atarasogongera, kandi ndi uwawe n'ubundi ko ndi uwawe. Buri umuhungu aravuga ati n'ubundi kuri uwanjye. Ubu imyaka 4 koko maze nta kintu musaba, nihagazeho. Ubu ntiwabonye ko ndi imanzi, ntiwabonye ubunyangamugayo bwanjye ko bungana. Yego. Umukobwa arabukura aravuga ati ariko koko pe, nta wundi muhungu ushobora kubishobora igihe cy'imyaka 4 umuntu ataragusaba kuryamana, ntawubaho. Ubunyangamugayo bwawe narabubonye pe cyane. Akakira amupfundura agaseke. Niba bwarugamye, niba bwari n'ubwa kenshi wenda bikoze simbizi, bishobora kuba ari ubwa mbere. Kandi niyo wabikora niyo washize imyaka 4, ubundi umukobwa ashobora gusubirana ubusugi mu gihe kingana n'imyaka 3. Yego. Okay, reka dusesengure. Uno muntu watugisha inama yihangane, tugiye kwanza kumusesengura mbere yo kumugira inama. Yego. Yereka amazi sesengura uno muntu. Yatubajije ibibazo. Yego. Ati ubundi no muntu ni umugabo ufite umugore? Bitewe n'uburyo njye nawe tubanye kubijyana imikoreshereze ya telefone. Kuri ubu? Yego. Ariko mbere? Kandi yanditse ko na mbere ariko byari bimeze, akagira ngo ni imiterere ye. Mbere niko bari babanye. Ndi kumwe na mama n'ibiki n'ibiki. Mama ntabikunda ko nkoresha telefone nijoro. Ariko twakandika. Yego. Bon, uyu muntu bakundanye ntabwo ari umugabo ufite umugore. Icyo ndakimusubisha. Kubera iki? Ashobora kuba kuko nyina atabikunda. Yego. Icya mbere ndabikubwira impamvu. Ntabwo waba uri umugabo ngo uterete umukobwa imyaka 4 urugo rutarashya. Uyo birashoboka. Umugore atarabivumbura. Birashoboka. Uzi impamvu se? Byashoboka ko bagira imyaka 4, ariko umuntu niba akubwira ati sinkunda kuvugira kuri telefone ijoro, mama ntabikunda, yarangira akanavuga ati kandi umuntu uze mu gihe unshaka nijoro ntukajye uhamagara, ahubwo ugire gute
wandika. Umugabo uryamanye n'umugore ntiyajya kurara kuri SMS chatting. Birashoboka? Yego, komeza. Icyo ni ikimenyetso kigaragaza yuko uyu musore arara wenyine atarana n'umugore. Ikindi, nta mugabo wagutereta imyaka 4 atarakurya. Oya. Yego se. Akakubwira ati nzagushaka umwaka umwe akihangana agafatwa, ubwo waba urimo zahabu imeze ite? 2, 3, 4. Oya, uwo umugabo uteye utyo ufite undi mugore udateganya kugushaka, umugabo udateganya kugushaka ufite undi mugore uteye utyo ntabaho. Umugabo aba yumva ahubwo muramutse mukubitanye uyu munsi, yego, ejo wagira gute, wamuha serivisi. Yego. Nta mugabo ujya utereta umukobwa, kuko umukobwa asaba kumwinginga unamubeshya, ahubwo atereta indaya ari butereta bakararana uwo munsi, bakanatandukana kuko aba afite urugo. Yego. Siko bimeze? Uyu mugabo rero, uyu musore nta mugore afite. Ya, gusa icyo ni ikibazo cya mbere. Ikindi kiravuga ngo cyari? Ikindi kibazo yavuze ngo se nkomeze mutegereze cyangwa nishakira undi. Ese kambwira ngo ninkomeze nihangane, ariko akaba atanyemerera ko iwabo bamenye ko twabyaranye kandi ibintu byose by'umwana binyoherereza. Icyo gisubize nawe uri umukobwa, gisubize uvuge impamvu abakobwa. Ntacyo nsubiza. Ahubwo reka nkubwira hari ikintu utazi. Uyu mukobwa imyaka 7 ayimaze akundana n'umugabo atabizi. None ikindi, mbega umukobwa wagiye ku cyizere cy'amashara we. Ariko ihangane disi, umukobwa mwiza. Ntago ari byo. Nibyo. Icya mbere, uyu muntu yaza kuba atari umugabo wubatse, uyu mukobwa aba yaragiye iwabo akavuga ati ariko buriya uzi ko nabyaye umwana hanze. Nubwo nyina adakunda ko uyu mugabo akoresha telefone, uyu muhungu akoresha telefone, ariko akaba ati hari umwana wavutse hanze, iwabo bakabimenya. None ni ibanga, ariko ibikoresho by'umwana byose arabimwoherereza, icyo atatse akakimuha. Ariko ibi bintu bya communication babyita undercover love. Urukundo rw'ibanga. Urukundo rw'ibanga we. Ngiye namubwira ngo yihangane, ariko igisubizo ntanakimuhaye. Yakundanye n'umuntu wubatse, ahubwo kubera amarangamutima atinda kubimenya. Atinda kumenya ko abana n'umuntu wubatse, abyibuka ko yubatse ari uko yamaze kumugira ibiki kubyarana nawe. Icyo kintu si uko tucyumvikana abakunzi bacura. Ngewe ntabwo mbyemera. Ngewe ndabyemeza, kuko reka nkubwire, ntibibaho ko umusore iyo abyaye hanze ntago ashobora kubihisha n'umwaka, ariko umwana azi imyaka 3 avutse mu buryo bw'ibanga. Urumva? None icyo akeneye cyose arakimukorera, ariko ibintu byo guhura, ibintu byo guhuza ntabihari. Ahubwo uyu mukobwa namubwira ngo niyihangane, iyo muri bikomere ashaka undi muntu ufite gahunda. Reka nze mubwire rero, uyu mukobwa afite ikibazo gikomeye. Afite iki? Yakundanye n'umuhungu utamenyereye ibintu byo kujarajara mu bakobwa. Akundana n'umukobwa n'umuhungu w'imanzi. Uyu mukobwa yakundanye n'umugabo atabizi. Urumva? Yakundanye n'umuhungu w'imanzi utamenyereye. Ikindi birashoboka ko uyu muhungu yaba ari umuhungu wo mu rugo rw'abakirisitu. Umuhungu wo mu rugo rw'abakirisitu azamura ijipo y'umukobwa, akumva ko bimeze imbere y'ikariso, agatera inda. Umuhungu wo mu rugo rw'abakirisitu ntabwo bibaho. Kubera iki? Umuhungu wo mu rugo rw'abakirisitu yahishe iwabo imyaka 3 ko afite umwana hanze. Yego. Rega hari ikintu ushobora kumenya gukora cyamenyekana kikangiza CV yawe. CV ye ashaka icyo CV afite CV. Afite CV. Ubundi reka nkwereke. Ni wabo buri aba batunguye, hari ukuntu ubusanzwe witonda. Ikintu cyakora abantu bakanatungurwa bakavuga ati ahubwo uyisunyibutsa, reka dusomere abakunzi bacu n'uyu mukobwa tubimusomere ibintu biranga umugabo wubatse yari mu rukundo n'umukobwa. Ubwo tugiye kubisoma, tugiye gusoma ibintu biranga umugabo wubatse
iyo ari mu rukundo n'umukobwa ibintu uba utemerewe we Ibyo ni mukobwa ibyo ni ibihe? bigera ku 10. Agerageza kwihuta kukubwira ibyo yanga, akihuta kukubwira ibyo akunda, urumva, ariko akirinda akagerageza kukubuza amakosa, urumva, agerageza kukubuza amakosa abera mu rukundo kugira ngo utazamuvuna, ukaba yubatse nyine umukonsome, urugo rwe rubimenye ko hari undi muntu bari kugaburira hanze. Yego, ibindi tuzabisoma ejo. Nzajya ngenda mbasogongeza ku munsi, nzajya mbabwira ingingo imwe iranga umugabo wubatse. Yego, ariko mwa bakobwa mwirinde, uyu mukobwa watugishije inama mumugire inama, muri groupe mumugire inama, mwandike mumugire inama, iki kibazo kirakomeye. Ariko njye nama namugira, n'ubundi inyungu yavuye muri iyo myaka 7 bamaranye ni umwana, kandi umwana abayeho neza. Yego, ntabwo bigeze ajya kumurega ngo ndashaka neza ndashaka iki. Urwibutso si rwabonetse rw'urukundo se. Rero maze mbikubwire neza, were gushuka undi mwana pe. Jewe ntago mushuka, bitewe nuko icyambere cyo urukundo ruravuna, kandi urukundo ruraryoha. Uko ubayeho mu rukundo, hari umuntu ukenera udukiye two mu rukundo, buri gihe akumva ashaka kumva ijwi ryawe, uryamye se saa sita z'ijoro uryamye, kwa kundi umurotera mu matwi. Uwo muntu rero kubera ko izo ke aba zikeneye, utabasha kuzimuha, hari abandi bazifite. Jewe uyu mukobwa namugira inama yo kwirebera abandi bafite izi keya, kuko yakundanye n'umugabo. Ntazabyuka iruhande rw'umugore we ngo ajye kwitaba telefoni amurare mu matwi, urumva, ntazamuha umwanya, agomba kurinda urugo rwe kugira ngo rutazasenyuka. Icyo kintu uracyumva? Ahubwo uyu mwana w'umukobwa namubwira ngo condoléance. Akarere nkubwire, mpamvu nakubwiye ngo urimo uramushuka. Njye simushuka. Uyu muhungu yabayeho ari umwana w'umunaziri mu rugo rw'abatanzi. Oya, umunaziri wagiye mu ngutiya y'umuntu bitebye. Noneho uyu reka ni umubiri urashukana, kandi nta umubiri ko wamushutse akavamo urubuto, kuki atasenze Imana ngo avuge ngo uru rubuto rugomba kugira ba nyirarwo, hari ibisekuru rutazi. Ariko reka nkubaze, yego, bijya bibaho ko umukobwa mwakunda n'umwaka, niyo waba utuye Nyaruguru, atuye za Burera, biragoye ko icyo gihe cyose mwamarana n'umwaka ataramenya iwanyu. Impossible. Ntabwo bigoye, biroroshye. Ikindi noneho uza ariko kumubwira nta mwanya mfite, mami yagiye aha ibi n'ibi, twagize ibyago tuzagira, ese nze kubafata mu mugongo, hoya byihorere wikivuna, akakwereka ko kubera ko muri mu rukundo adashaka kuvunika. Oya, abakobwa bakoze mu buryo buri tekinike. Oya, nta tekinike, ntabwo tujyana, ntabwo wabaryarya ngo bikunde. Umwaka umwe aba amaze kukumenya wowe, undi aba yamaze kumenya umuryango wawe, byose ibyo wibwira, ukaba uzi ngo ufite abavandimwe ahantu runaka na ba nyogosenge, wowe utazi aho batuye. Ndakumenyesha ko aba yarangije kukumenya no